Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku bimenyetso bishobora kukwereka ko wasamye utiriwe utegereza kujya kwa muganga se cyangwa utiriwe utegereza kubura imihango. Ubundi ikimenyetso cyerekana ko wasamye cya mbere ni uko nyine ubura imihango ikurikiraho, ariko hari ibyo ushobora kubona ugakeka ko wasamye nubwo imihango utarayibura. Icya mbere ni ukubona amabere atangiye kubyimba kandi ukumva araremereye cyane, yiyongereye ibiro. Icyo gihe ni ikimenyetso nacyo. Ikindi, utangira kumva ubabara umutwe bitari cyane, nyine ukumva mu mutwe ntabwo hari sitabo cyangwa se ntabwo hameze neza, kumva urananiwe, kumva nta kabaraga ufite, cyane cyane mu gitondo wabyuka ukumva sori wa wundi usanzwe, ukumva ufite umunaniro, ufite agasesemi, kandi ukaba watangira kuruka, icyo twita morning sickness. Utangira kuruka mu gitondo, ukumva nta apeti, isesemi, ukumva urananiwe. Nabyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko ushobora kuba warasamye utiriwe wipima cyangwa se utarajya kwa muganga. Ikindi ni ugusinzira cyane. Gusinzira cyane ukumva ufite wa munaniro ugatuma usinzira cyane bya hato na hato. Ikindi ni ukurarikira, ugatangira kumva ushaka ikintu runaka, ikindi ukumva ntabwo ugishaka. Kurarikira nacyo ni ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ko wasamye nubwo utarapima ngo urebe ko ari byo koko. Ikindi ni ukumva uremerewe mu kiziba cy'inda, hakakurya kandi ukumva hararemerewe, kandi ugatangira kujya kwihagarika cyane. Urihagarika cyane ariko n'ubundi ukumva haracyaremereye, kubera ko umwana nubwo ataba yakabaye umwana, ariko muri nyababyeyi haba hagize igihindukamo, bigatangira kubangamira uruhago. Niyo mpamvu utangira kumva haremerewe, ukajya kwihagarika buri kanya, ariko n'ubundi ukumva haracyaremereye. Ikindi ni ukugugara mu nda, kumva wagugaraye harimo nk'ibyuka, kandi ugatangira kurwara constipation cyangwa se kwituma nabi, kwituma bikomeye, cyangwa se ukituma ugasanga hashize nk'iminsi 3 utituma, 2, nabyo ni ikimenyetso. Ikindi ni ukujya kwihagarika inshuro nyinshi. Nabigarutseho uko wumva nyine uruhago uribwa mu ruhago, ukongera no kwihagarika inshuro nyinshi. Icyo nabibutsa rero ni uko ibi byose mvuze haruguru ntabwo bishobora kwemeza bya burundu ko watwise cyangwa se wasamye, ahubwo bisaba kujya kwa muganga cyangwa se ugakoresha tesite tuburusese. Twarabibonye uburyo ikoreshwa, ugapima ukareba uburyo niba utwite cyangwa se udatwite mbere yo kubikonfirima, kuko ibimenyetso bishobora no kubaho ufite icyo twita psychological pregnancy. Ni uburyo abantu batinze gutwita bakunda kugira, ukumva ibimenyetso byose birahari, ukumva n'umwana arakina, ariko mu by'ukuri ntawe uhari. Rero ibi byose ushobora kubigira ariko udatwite. Niyo mpamvu ikimenyetso cya mbere gikonfirima cyangwa se cyemeza ko utwite ni ukubura imihango, kandi ikindi ukajya kwa muganga bakagupima cyangwa ugakoresha ka gatesite ugapima niba koko utwite. Murakoze, naho utaha mu biganiro byacu.